None muhawe ikaze kuri Bansi Drive TV. Uyu ni umwanya mwiza mumenyereye bageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeza gushima abantu mwese mukomeza kuduha imbaraga, mukomeza kutubaza ibibazo, mukomeza kutubwira muti tubwire no kuri ibi ngibi. Bose iyo ni inkunga ikomeye. Tugiye kureba hamwe icyigisho cyiza uyu munsi nanone ni icyigisho kivuga ibintu 15 umugore w'agaciro atakora. Turifashisha igitangazamakuru cya Social Psychology Masters. Buriya ujya wibaza uti se umugore w'agaciro n'umugore umeze gute? Tugiye kureba ibimenyetso bimuranga ndetse n'ibintu atabasha kuba yakora. Ibimuranga nibyo ngibyo atakora. Buriya nta kintu cyiza nko kugira ngo uhure n'umugore w'agaciro. Umugore w'agaciro buriya no mu rugo akomeza abo w'agaciro. Ni wa mugore utakugora mu bintu ibyo ari byo byose. Ni wa mugore uza akunganira. Niyo mpamvu abasore abagabo mushaka ngira ngo mwumve iki cyigisho kuko ugize ingorane ukazana umugore utari w'agaciro nyine n'ubundi no mu rugo arakugora, ni wa wundi utuma uhora na stress mu bwonko. Ikintu cya mbere umugore w'agaciro atakora. Umugore w'agaciro ntiyigereranya n'abandi. Umugore wigereranya n'abandi ni wa wundi ubushaka nyine kumva yuko agomba kuba ari hejuru y'abandi bagore cyangwa se n'abandi bakobwa. Ubwo rero iyo yigereranya n'abandi hora wumve nyine numushaka kuko ahora ashaka kuba uw'imbere azakurwaza ubwonko kugira ngo ujye umuha ibintu by'agaciro kandi birenze. Umugore w'agaciro ntabwo ajya yigereranya n'abandi. Niwe wenyine nkaho kwisi ari we wenyine ubaho. Iyo utangiye kwigeranya burya n'abandi bantu hari ibintu ukora bitari ngombwa. Ubwo rero nshuti yanjye we mugabo w'umusore nkurikiye nujya ubona umukobwa cyangwa umugore akunda kwigeranya n'abandi buri gihe jya umenya yuko uwo mugore ashobora kukurwaza roho. Ikintu cya kabiri, umugore w'agaciro ntawe ashyira munsi y'ibirenge bye kugira ngo yishime. Buriya abadamu bashaka kwigaragaza ukuntu baranasuzugura. Buriya umugore w'agaciro nta muntu asuzugurira munsi y'ibirenge bye ngo ajya amwereka yuko amurenzeho ari we mbese uri hejuru y'ibintu byose cyangwa ari abantu bose. Kandi umugore w'uburyo usuzugura agakinagaza n'abantu n'abasuzugura arabyishimira. Ubwo rero umugore w'agaciro nta muntu asuzugura kugira ngo akunde anezerwe. Icya gatatu, umugore w'agaciro ntakora ibintu ku mpamvu ipfuye. Ujya wumva umuntu akubwira ati impamvu nagiye gukora uburaya cyane naryamanye n'uriya mugabo ni ukubera ubukene, impamvu nakoze bino ngibyo ni ukubera ibi n'ibi. Umugore w'agaciro nta kintu na kimwe yakora ku mpamvu ipfuye. Ibintu byose abikora ku mpamvu nziza. Ubwo rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Menya aba bagore, umugore ubasha kubona agatirwa gukora ikintu ku mpamvu ipfuye buriya no mu rugo wamugejejemo abasha kujya ahora akora ibintu bibi akagwa impamvu zatumye akora ibyo bintu bibi. Ubwo rero icyo kintu cyo kwitonderwa. Ikintu cya kane, umugore w'agaciro ntareka inzozi n'intego bye. Umugore w'agaciro ahorana intego, ahora afite inzozi zo kugera ku iterambere rirambye, nta kintu na kimwe cyabasha kubicamo inkokora. Hari abadamu benshi uzasanga batanye gukora ibintu cyangwa se nk'abakobwa hakaza umusore w'inkokobotsi akaza akavuga ati ndashaka ko tubana, noneho projet zose umugore yari afite akazireka. Umugore w'agaciro inzozi zose nazireka, intego zose z'ubuzima nazireka, ahubwo yishimira kubona umugabo cyangwa se umusore uzamufasha kugira ngo izo ntego ze z'ubuzima abashe kuzigeraho. Ntabwo yishimira kubana n'umuntu uzamusubiza inyuma. Akunda umugabo n'umusore utuma arushaho gutera intambwe. Ikintu cya gatanu, umugore w'agaciro ntareka abandi ngo bamukontrole. Buriya umugore utuma abantu bamukontrola ni wa mudamu, cyane cyane abadamu bakunda utuntu n'utundi ibintu n'ibindi. Abasha kureka umusore cyangwa umugabo bakamukontrola bitewe n'ibyo amushakaho. Nimba ari amafaranga gushakaho, nimba ari ibindi bintu agushakaho, bigatuma wamukontrola. Umugore w'agaciro nta muntu ushaka kumukontroza icyo ari cyo cyose kuko abazi neza yuko uyu munsi atabibonye ejo abasha gukora akabigeraho. Umugore w'agaciro nta muntu umukontroza ibintu ibyo ari byo byose. Icya karindwi, umugore w'agaciro ntiyipfobya kuko yumva ko atari mwiza cyangwa se atari umukire. Buriya umugore aho ava akagera, waba
ukize cyangwa se udakize mu mutima wawe, uko wiyumva mu bwonko bwawe nuko nguko uba uri nyine. Umugore w'agaciro nta na rimwe ajya yumva ko atari mwiza, nta na rimwe yumva yuko ari umukene, kuko buriya mu mutwe haba harimo ibintu byinshi cyane byatuma ugera ku iterambere rirambye. Ntabwo rero ubwiza bw'umugore w'agaciro we abubonera mu bintu bigaragara, abibonera mu ko ari umuntu ufite indangagaciro nziza, akabona ko ari mwiza bitewe n'uko afite ibintu byinshi mu buzima bwe ashaka kugera, afite ubwitonzi, afite ubwenge. Buriya mu bintu byinshi bigira umugore mwiza nabyo birimo ufite indangagaciro zikuranga, kuba ufite ubwenge kandi kuba uri umudamu cyangwa umukobwa witonda. Ubwo rero umugore w'agaciro ntabwo ajya yipfobya. Ukumva umugore avuga ngo ngiye ngo ndi mubi, ukumva umugore atinyusa avuga ngo ndi mubi, buriya kenshi ni ukutigirira icyizere. Ariko uko waba usa kose burya, niyo ufite amafaranga cyangwa ufite ibintu runaka, umugore wari wese abeshwa mwiza akenshi hirya y'isura y'ibigaragara, kuko yo buriya ibasha gushiraho, ariko ikintu kitashira indangagaciro ufite, ubwitonzi ufite ndetse n'ubwenge ufite, ibyo ngibyo ntabwo bishira. Niyo mpamvu rero nta mugore w'agaciro wipfobya. Umugore w'agaciro ikintu cya karindwi, ntabwo ajya areka kwiyungura, igihe cyose ahora yiga ibintu bishyashya, kuko buriya ukuntu isi yirukanka, buriya udahora wiga ibintu bishyashya usigara inyuma nyine. Niyo mpamvu umugore w'agaciro ahora yiyugura ibintu bishyashya, ahora asoma ibintu byinshi, ashakisha ibintu byinshi cyane kugira ngo nyine abashe kugera ku iterambere abandi bagenda bageraho. Ntabwo bituma agirira ishyari abantu bafite ibintu runaka, kuko nawe azi neza ko umunsi umwe abasha kubigeraho. Niyo mpamvu ahora yiga nyine kugira ngo yiyungure. Icya munani, umugore w'agaciro ntiyibagirwa ibyo yagezeho, iterambere rye riha agaciro, nta muntu ubasha kumupfobereza ibintu yabashije kugeraho. Abyina intsinzi z'ibyo yagezeho kandi ajya yibagirwa ahantu yavuye. Burya iyo utibuka ahantu wavuye, gusubirayo biroroshye. Ni ngombwa ko uzirikana aho wavuye, wari ukishimira aho uri, uhanga amaso aho wenda kujya. Icyacyenda, umugore w'agaciro ntiyibagirwa indangagaciro ze. Buriya umuntu utagira indangagaciro aba afite ikibazo mu mutwe. Umugore w'agaciro ahora afite indangagaciro kandi ajya azibagirwa. Nta muntu ushobora kumuzanaho ibintu ngo abashe gukora ibintu bitari byo bihabanye n'indangagaciro ze z'ubuzima yihaye. Ni ngombwa rero ko icyo kintu mukizirikana. Abasore, abagabo murambagiza, ni ngombwa yuko bino bintu mujya mubicunga. Umugore ubasha kuba yakwicuruza atagira indangagaciro, ubona ari umuntu uri aho ngaho ujwingira ukuntu, buriya naho mwabana hose abasha kugukorera ishyano. Icya cumi, umugore w'agaciro ntiyitakariza icyizere, ntiyireka. Muri make ahora afite icyizere cy'ejo hazaza he ko hazaba heza. Ubwo rero umugore w'agaciro, umuntu watuma utakaza icyizere cy'ejo hawe hazaza, uwo muntu si wo kuba mu buzima bwawe. Buriya haba n'igihe kiba ngombwa yuko mu bantu batuzira mu buzima ubasha no kugira gutakaza kugira ngo ubashe gutera intambwe ujye mbere. Abadamu benshi barasuzugurika n'abakobwa ko nta kintu bashobora, ariko buriya umugore w'agaciro aba azi ko ari ikintu yashobora, kandi agakunda umugabo cyangwa umusore wamushyigikira muri ibyo byiwe, muri izo ndangagaciro ziwe, akamushyigikira muri iryo terambere ryiwe, aho kugira ngo amusubize inyuma yo kugira ahantu agera. Ntugomba kwireka. Never give up on yourself. Umugore mukobwa unkurikiye, ihora wiha agaciro, uhora utekereza ko ejo heza hahari. 11, umugore w'agaciro ntajya yanga kumvira ijwi ry'umutima nama we. Ubasha kuba uri kumwe n'umuntu ukumva ibintu bitagenda neza mu mutima, mbese ukashidikanya ku muntu runaka. Umugore w'agaciro igihe cyose ahora aha agaciro amarangamutima yiwe, uburyo umutima nama we umubwira. Iyo umubwira ati ibi bintu ni bibi, urabireka. Wamubwira uti ibi bintu bikomeze, akabikomeza. Byanze bikunze umutima nama nawe urakora. Umugore w'agaciro rero nta na rimwe ajya yirengagiza ijwi ry'umutima nama wiwe. 12, umugore w'agaciro ntiyita cyane ku bantu, umugore w'agaciro yita cyane ku bantu akunda. Abantu akunda ubwo ni umuryango, ni inshuti. Umuntu wese uri mu buzima bwe amukunda, amuha agaciro, amwitaho, akanamwubaha. Abizi neza yuko kuba afite ubuzima bwiza, kuba anezerewe, nuko aba bantu bagira uruhare mu kugira ngo abeho afite umunezero. Ubwo rero umugore w'agaciro iki kintu cyambe kizamuranga.
ntabwo asuzugura umuryango we nta nubwo asuzugura inshuti ziwe, aziha agaciro kandi abantu bose bari mu buzima bwe bose arabubaha kandi akabakunda, cyane cyane ko bazi agaciro ko ari uwo ari we, kuko abo bantu nabo bari mu buzima bwe. Erega buriya nubwo umuntu atagira ikintu aguha, umuntu wanagusekera watuma museka ukumva umunsi wawe ubaye neza, uwo muntu ni uw'agaciro. Abantu benshi rero bakunda kurebera mu bintu umuntu yagukoreye cyangwa yaguhaye. Buriya n'umuntu mwaseka buriya abakoze ikintu gikomeye cyane cyatuma umutima wawe, roho yawe bigubwa neza. Ikintu cya 13, umugore w'agaciro ntiyitamba cyangwa yitange kubera umubano. Hari abagore n'abakobwa bari kumwe n'umugabo bari inshuti, akavuga ati nutemera ko turyamana turahita turangizanya. Buriya nshuti yanjye, umugabo akubwiye iryo jambo ahubwo ataranabivuga ugomba kuba wanamuretse. Buriya ntugomba gutakaza indangagaciro zawe hejuru yo kugira ngo ukomeze ubane n'uwo muntu. Buriya ibyo akubwiye yabibwira n'uwundi. Umuntu ukubwira ngo utaretse ngo turyame ndakureka, n'ubundi buriya aba yakuretse. Ahubwo icyiza ni ukuhita umukatira atanarangiza no kubivuga. Umugore w'agaciro ntabwo ajya yitamba cyangwa ngo yitange kugira ngo akomeze umubano, kuko n'ubundi akenshi n'umubano ushobora guhagarara ku mpamvu imwe cyangwa indi. Niyo mpamvu rero nshuti yanjye kwirinda biruta kwivuza. 14, umugore w'agaciro ntagirwa uwo ari we n'amafaranga. Ufite amafaranga ni byiza, ariko amafaranga ntiyatuma usuzugura abantu ngo wishyire hejuru ukuntu. Buriya amafaranga ni meza, ariko iyo utazi kuyabamo ubasha gutakaza ibintu byinshi cyane mu buzima. Ntabwo rero umugore w'agaciro ahabwa icyubahiro n'amafaranga afite. Ntabwo umugore w'agaciro agirwa uwo ari we cyangwa agirwa icyo ari cyo n'amafaranga. Amafaranga aza ari inyongera, ariko uri wowe uzabirangirwa n'indangagaciro ufite, uzabirangirwa n'ubwitonzi ufite n'ubwenge ufite mu mutwe. Nicyo gituma uba uwuriwe. Icyanyuma, umugore w'agaciro niwe nshuti ye magara. Umugore w'agaciro arikunda. Umugore w'agaciro yiyitaho, ntabwo yita ku bandi mbere yuko yiyitaho. Umugore w'agaciro yiyitaho ariko agakunda n'abandi mbere nyuma yuko we yabanje kwikunda. Ubwo rero nshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ibi ni byo bintu bigaragaza umugore w'agaciro. Wowe musore w'umugabo nkurikiye, ni ngombwa yuko umenya umugore w'agaciro kugira ngo niyo yaguhitamo uhitamo nibura ufite hejuru ya 50% y'ibindi nabashe kuvuga. Ariko ugize umugisha wabona ibi byose abyujuje. Uyu ni wa mugore wazaguha umutekano, uzakubaha, akakubahira umuryango, agakundira umuryango, agakundira inshuti zawe, akakubaha ibyo wubaha, agakunda ibyo ukunda. Ibyo wanga nawe ntabashe kubikora kugira ngo atakubabaza cyangwa se aguhe pressure naguhe n'umutwe uhoro ubabaye. Ibi rero nibyo nabashije kubona. Niyo mpamvu rero nshuti yanjye, niba hari ikindi kintu wanyongereraho nyandikira muri comments. Niba umushyira kuri channel, kora like, kora subscribe, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho abantu benshi kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Igice kwa namwe kuko nanjye dohote w'impuhwe naho utaha muri video ikurikira. Bye.